Ni inkuru itari nziza, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru yababaje abantu benshi, aho umusore w'imyaka 32 gusa y'amavuko yitabye Imana mu buryo butunguranye. Ikindi umusore yigishaga muri kaminuza. Urupfu rw'uyu musore rero mu iperereza ryakozwe byaje kumenyekana yuko hari abari inyuma y'urupfu rwiwe, ndetse kugeza na n'uyu mwanya iperereza riracyakomeje kugira buri umwe wese afatwe. Uyu musore rero ni iki cyamwishe? Ese ko ku munsi w'ejo yari yagiye gutanga amasomo nk'ibisanzwe, cyane yuko yigishaga muri kaminuza, arataha ndetse ataha ameze neza, kumwe abarimu bataha rwose ku mugoroba. Angira ngo muri kaminuza aho aba ari ibintu bitagoye cyane, umwarimu ashobora kuza akigisha igihe kitarengeje isaha imwe agahita yigendera, ndetse abarimu bigisha kaminuza buriya baba batanga amasomo ku bigo byinshi bigiye bitandukanye. Ntabwo ari nk'utya umwarimu aba yigisha segonderi cyangwa se pirimeri yigisha ku kigo kimwe, umwarimu yigisha kaminuza wese uko biba bimeze. Ashobora kwigisha kuri kaminuza zigera kuri 5 rwose, birashoboka cyane bitewe n'isomo yize, ubumenyi afite agenda butanga ku bigo bigiye bitandukanye. Ngira ngo ni ibintu bikunze kubaho cyane, abantu bize kaminuza murabizi, ushobora kubonana n'umwarimu inshuro imwe cyangwa se ebyiri mu gihembwe, irindi ukajya ugenda ubonana n'abandi barimu bagiye batandukanye. Reka tubyinjiremo neza rero turebe inkomoko y'urupfu rw'uyu musore rwababaje abantu benshi bagiye batandukanye, yewe kugeza n'uyu mwanya bamwe kwiyakira byanze. Ni inkuru yabaye incamugongo ku banyeshuri uyu mwarimu w'umusore w'imyaka 32 y'amavuko yigishaga, ndetse ikirenze kuri ibyo byose yari akiri ingaragu, nta mugore yari afite, yewe nta n'umwana yari afite. Gusa nk'uko byagarutsweho vuba aha ngaha, byari birimo bivugwa yuko ngo yari agiye gusezerana, kubera yuko uyu musore yari yamaze gufata irembo. Urumva yuko ubukwe bwe bwari hafi. Ngo ikaze rero kuri YouTube channel, nimba ari ubwa mbere wageze kora subscribe, hanyuma tubane mw'iki kiganiro cyangwa se mw'aya makuru yababaje abatari bakeya. Nawe rwose uze kutubwira aho iyi nkuru igukomye, nawe uburyo uyakiriye, ndetse numara kumva icyo uyu musore yazize, inkomoko y'urupfu rwiwe, rwose nawe uri buze kugira icyo ubivugaho. Nk'ibisanzwe uri kuri Sam G Official, umuyoboro mugari w'ibyegeranyo ndetse n'amakuru abagezweho hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero twinjire mu nkomoko y'urupfu rw'uyu musore. Ubundi nk'uko byatangajwe, uyu musore akimara kwitaba Imana, na bamwe mu bari inshuti ziwe cyangwa se mu bakundaga kuba bari kumwe, cyane yuko buriya nta muntu n'umwe wapfa kubona ku iyi si atagira inshuti. Ni ibintu biba bigoye, buri wese aba afite uruhande ahagazeho, aba afite abamwifuriza ibyiza, yego n'abamwifuriza ibibi ntabwo babura, cyane yuko buriya aba ari bo benshi abatakwifuriza ibyiza, babifuza yuko utaramuka rwose, aba ari benshi. Gusa hamwe n'Imana umuntu agenda arenga imitego myinshi cyane igiye itandukanye. Ba bandi bakwifuriza kuba utaramuka guhumeka umwuka w'abazima, hari igihe ari bo bagutanga kuba bava ku iyi si y'abazima. Rwose Imana iba ifite uburyo yateguye buri kimwe cyose kijyanye n'ubuzima bwawe, umunsi wa none, ejo hazaza, buri kimwe cyose kiba giteguye. Rero ibyo wakigera byose kugirira mugenzi wawe ishyari, uba wishuka cyane. Burya iyi saha y'Imana igeze, Imana irakora. Gusa nanone hari uburyo umuntu akugirira ishyari, ugasanga ibyo yifuza ko utageraho, ugasanga nabaye impamvu nyamukuru yo gutuma utabigeraho, ndetse agakoresha amayira atari meza, akaba yakuvugiraho amagambo, cyane yuko buriya hari abantu bagira akarimi kabi, cyangwa se akaba yajya no mu bo twita abarozi, akaba yakurogesha bitewe nuko akwifuriza. Ngira ngo murabyumva, hari igihe ujya utambuka ukumva ngo umuntu bamuroze inyatsi, cyane yuko buriya biriya ntujyajya ubipinga, biriya bibaho cyane. Ibyo bintu mwumva byo kuvuga ngo wenda nk'umuntu bamuroze inyatsi, ni ibintu bikunze kubaho mu buzima bwa buri munsi, ni ibintu bibaho ku bantu benshi cyane. Ngira ngo mukunze kubona namwe ko umuntu wenda yari umukire, yari afite amafaranga, ariko
mu kanya gatoya cyane cyangwa se mu mezi make, mu minsi itari myinshi, ukajya kubona rwose wa muntu y'amafaranga yari afite ntumenye aho arigitiye. Muri makeya nyine nawe agatangira kwitwa inkubiswi, akitwa umukene kandi mwari mumuzi nk'umukire muri karitsiye muherereyemo. Ibyo ngibyo rero ntuzajye ubitindaho, hari igihe ari abantu baba babigizemo uruhare cyangwa se atari n'abantu babigizemo uruhare, ahubwo nyine ubuzima burahinduka umunsi ku wundi. Rero reka tugaruke kuri uyu musore wacu, byagarutsweho biravugwa ko yitabye Imana azize umukobwa wari waramukunze. Uyu musore akamwanga, amwamaganira kure, amubwira yuko yifitiye uwo mukobwa bakundana ndetse bagiye no kuba barushinga. Ubusanzwe rero uyu mukobwa bakundanaga n'uyu musore, mbere yuko turi buze akugaruka aho uyu musore yari atuye, uburyo yarabanyemo n'uyu mukobwa, cyane yuko yabaga mu nzu y'ikode, ndetse ikode itari na hafi y'iwabo cyane, kubera ko yari yaravuye iwabo mu rugo agiye ku kazi. Yari umusore rwose uri kwiyubaka, yari umusore ufite amafaranga yiwe yakoreye, amafaranga yiwe atari makeya, kubera yuko umusore burya wabasha kwishyura inzu y'amafaranga agera ku bihumbi 50, n'akarusho anigisha kaminuza. Urumva yari afite amafaranga menshi cyane, atari menshi cyane ariko nabwo si yari makeya. Uyu musore rero nk'uko byavuzwe, uyu mukobwa barimo bavuga yuko rwose ari we wari inyuma y'urupfu rw'uyu musore. Uyu mukobwa ubundi yakundaga uyu musore cyane, ariko uyu musore yari yaramwangiye. Nibwo rero uyu mukobwa nk'uko byavuzwe, ngo yari yariganye n'uyu musore. Urumva aho umusore yaragize imyaka 32, umukobwa biganye nawe ntabwo yari mutoya. Uyu mukobwa yari afite imyaka igera kuri 28, dushyira 29 kubera yuko haburaga amezi make yuzuze nawe imyaka 29 nk'uko ibyangombwa byiwe byabigaragaje, ariko byohi ntabwo byashyizwe hanze nk'irangamuntu iwe iba yashyirwa hanze, cyangwa se amafoto gusa byatangajwe buri kimwe. Uyu mukobwa rero yari yarakunze uyu musore ndetse anamusaba ko babana. Uyu musore arabimwangira, amubwira yuko bitashoboka ndetse bitanakunda, amubwira yuko we yifitiye undi mukobwa bakundana ndetse bari hafi gukora ubukwe. Nibwo rero uyu mukobwa akimara kwakira amakuru yahise abwira ngo uyu musore, ibyo urimo ntabyo uzi, nutemera yuko tubana yewe ubuzima bwawe buri buze kuba bwarangirira ahangaha. Ayo ni amakuru yagiye avugwa n'inshuti z'uyu musore, bavuga yuko ari byo uyu musore yari yababwiye, ababwira ibijyanye n'uriya mukobwa, ababwira ko uriya mukobwa amukunda cyane kandi uyu musore we atamushaka. Rero ni uko nguko byaje kugenda. Umusore wari wavuye ku kazi ejo atarwaye, bashiduka bumva amakuru atari meza yuko yitabye Imana, yewe atarwaye n'ibicurane. Ibi ngibi byabaye hariya mu gihugu cy'abaturanyi, mu gihugu cy'u Burundi, niho uyu musore yari atuye, niho yabaga yigishaga kaminuza. Rero urupfu rwe rwababaje abantu benshi cyane. Yari umusore uvuka mu bana bagera kuri 5, abahungu bagera kuri 4 ndetse n'umukobwa umwe. Uyu musore akaba yari uwo twakwita buheta cyangwa se umwana wa kabiri. Rero uyu musore wacu rero nuko nawe ibyiwe byagenze rwose, ahita yitaba Imana azize umukobwa yari yaranze ko bakundana. N'ibintu byabaje abantu batari bakeya, urupfu rw'uyu musore wigishaga mu mashuri yisumbuye muri university hariya mu gihugu cy'u Burundi. Reka nkomeze kubwira ugire ibihe byiza ndetse unagubwe neza, ndetse unakore subscribe kugira ngo uzajye tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye, ndetse n'andi makuru aba ari gucicikana hirya no hino abagezweho uko bwije nuko bukeye, amanywa ndetse